ariko se ubundi ko ndeba uzungurira mu modoka umbuza kwigendera bimeze bite? Babarira unkure hano ndakubwira byose. Fasha kabisa byose ndabikubwira. Babaye iki se? Aba bantu ntabagome byatari. Babarira unkure hano buri kimwe cyose ndakigusobanura ariko tutari hano hantu. Okay, twagiye ubwo witeguye kumbwira byose. Mbabarira kabisa unkure hano hantu ntabagome ntago wabyumva ibintu bakora. Ako se abo bantu ni bande? Okay, twahageze noneho nsobanurira. Nyine byatangiye Sawa. Kudusuye. Ndabasuye. Papa warazi? Davi yarahari kabisa. Ni karibu nawe. Star. Uje kumureba se ni amahoro? Ni amahoro. Mwebwe wawe mani ndamukumbuye manje kumureba kugira ngo ariko byanyine ntabwo njya gishyira ngo kigo wicaye nabi reka mukurebere tu. Okay, nari reka mbe nica ariko kugira ngo umukiri ko mushaka. Nari ngukumbuye rwose ngiye kwihangana byarananiye na telefoni nta gusura umuntu nta kureba umuntu ubwo nanjye nibwirije nza kukureba. Ubwo urumva nyine gahunda no kuzisubika. Zisubike uyu munsi n'uwanjye ntabwo wagenda Weekend yose? Si wumva se. Tugomba gutwika. Wumva aho ni sawa. None se wagutumira akantu se byaba byiza. None se nana ko dorukana cyagiye umbwiye unyiryaho n'iki bimeze bite? Nese nanga kubatika ndeke ndeba amahezo yiwe. Mva musaza n'ukuri. None se iyo umuntu akwiriye wowe ntabwo ushona kugira ngo hari umuntu akwiryaho ugatuza kuyongera ko ureke ikintu akora cyangwa ureka gukomeza akwiryeho. Utigeze umamagara se? Nyine niberegeje ngo ndebe ko nawe nibura wanyitaho nyine nk'umuntu. Okay, ngaho naje rero ngambwira icyari cyatumye mpamagara kugira ngo usange hari. Izi mpamvu se? Ejo bundi nararyamye mbaza umuntu umeze nkana n'iki. Ndabatika muhamagare. Bitekereza kabisa.
erega vie buriya ndagukunda niyo mpamvu ngewe niyemeje kuza hano ntanakubwiye impamvu yego se si wumva se ese yawe ngiye kukubwira terega amafaranga ndakwemera si byose ahubwo se buriya uzaza kubibwira umusaza ryari ahubwo se muri se buriya musaza wanyemera umva vie umva ahubwo se ubu umva ndagukunda byatari ndagukunda birenze umva ndagukunda kubi yego se ngira ahubwo uzubibwira umusaza kugira ngo kirembe mu magomani uriya musaza nge naramuhaze tu nshaka kuza kukwirebera twibanira ngenda gukunda bikaze eka ntareka turebe ukuntu tubigenza nyine hanyuma tubikore mu nzira birangire nari none se ubwo rero umuntu akaba yafata n'irembo sheri humura ngomba kuzimuha mukavugana nyine mukabyumvikana si wumva se ugomba kuzima rwose kanzi kurebera nziguhe nta kibazo buriya muzavuga umusaza buriya azabyemerara kubera icyo ugira ubwoba natanabyemera agiye nzamucika nizere ndakwemera rero ndakwemera si wumvana na kawa wakoze ibintu by'umuti ngomba gutezamo ngewe uriya musaza niyo atakemera nakwizana ariko ugomba kuza gusaba ukabanza mukavugana ukumva nimba yabyemera ugasaba ugakwa nabyanga ngiye ngomba kwifatira umwanzuro iyo kana na disi erega we ntabwo uzi iby'urukundo iyo umuntu yakunze undi nawe umutangiye ngiye ngomba kuza niyo mpamvu njye nawe kuko zifite abo mu mazi niko si umwunda se ndagukunda sinakunda nyine n'iki wafasha nyine waje narakubwiye ngo uzaze kunsaba papa ndagukunda pe ariko ntabwo byemewe yuko nge ntabwo byakora ariko ntabwo wavuga gutyo wumva ibyo ngibyo tuzabivugana ari uko wamaze kuvuga ijambo rikuru ku musaza ntabwo bishoboka rwose ngomba kurivuga ariko nawe hari ibyo ugomba kumbwira nyine nk'umuntu yambaye ibyo ngibyo ntabwo navuga nana koko Chef, please, baba yagiye bincitse sibyo chef nari bisa nk'ukuntu birenze ntacyo nakwima nta kibazo umerekeza ubwo uzaza kubibwiza umubyeyi nta kibazo
nyine ubundi icyo gihe najyaga mbona bafite kururu nkayoberwa ibyo ari byo, gusa papa ntabwo yari yarambwiye ko yakundanye n'uyu mukobwa, yabimbwiye nyuma, ambwira ko ashaka ko babana. Ndamubaza ati se ibi bintu nta kibazo kibirimo? Arambwira ati oya nta kibazo kibirimo, ati ikibazo dufite ni kimwe nuko nta mukobwa dufite cyangwa umukecuru cyangwa umuntu ukuze muri twebwe cyane, kandi urabizi ko nta muntu wisabira, biba ngombwa nyine yuko abinkiramo, kandi nanjye numvaga nshaka icyashimisha papa, nyine biba ngombwa ko njya kumusabira umugeni. Katabirora kabirogota wari mwana wanjye rero ugomba kuba amaso ko tugize abashyitsi, urugo rwacu ntitugaragare dusebye, mukareba ntagire umuntu waca ku ruhande ngo atuvangire atwicire ikirori. Burya ifite ubukwe rero umwanzi nawe aba yiteguye kukuvangira, mugomba kuba amaso ntihagire umwanzi watwinjirana ngo wenda tujye mu birori, nitumara kuba turi mu birori turi kurya turi kunywa, noneho umwanzi yite abe yaza atwibe cyangwa atwangirize n'ibinyobwa, kuko tujya twumva n'amakuru y'abandi bangije ibintu byabo. Mukaba amaso nubwo mwana wanjye, ugomba kugenda usenga Imana isumba byose, watera intambwe ukaba wigenda uyisenga uri maso utarangaye, kuko umugeni aba ari hahigwa nawe aba yagize abanzi benshi, kuko hari abantu batabishimiye yuko ugize ubukwe. Shani, imirimo y'ikambere muyigezeho ko abashyitsi bageze hafi, bari hafi kugera mu rugo? Ibyo guteka twabitunganyije, aba n'ibyo kunywa byose birahari, nta kibazo. Okay, sawa. neza umusaza. Tubaye ikaze mu rugo kwa Mirenge, ni amahoro. Murakoze cyane. Imana ibishimire.